nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mubana natwe mu biganiro byacu umunsi ku munsi. My name is MCT, hanyuma iyi ni Impinga Media kama kawaida nkuko bisanzwe. Tuba tugomba kuza tugakora ibintu bimeze bya hatari. Hanyuma ndi kumwe n'umusaza, my brother from another mother mutakaso ngo ye ihwa ubushize yari gukanda karana none nongeye mu kubita mikoro. Ndabona ati byawe kuko ndi bagushaka kuri mikoro. Bimeze utashaka so kiri wo musajya ugamba ati Burundi wasuze Burundi aho nago naharenga nawe rero nawe ngiye kuzagushakira stage y'ikigande nago naharenga cyangwa hano umujene witwa Last ukivuga neza nzakugira nzagushakira training so inkuru zirahari zo ni nyinshi umaze imistari imihanda ariko ndizera ko meze neza man naribi wana ni fresh kabisa, niko na ngufu nizere yuko uzanye amafaranga yo ni nk'ibisanzwe yewe ndakeneye ni nk'inda kumutindi urayafite aho ni sawa rero. Ubu gahunda rero ihari cyangwa se ikigiye kuba gikorwa kano kanya ntabwo ndaza kuvuga byinshi bada wenda ndetse gutangira nihanganisha cyane mushuti wawe cyangwa se turihanganisha umuryango usigaye ari we uri kuvuga wabibonye ku mbuga nkoranyambaga cyane byazungurutse ahantu henshi hatandukanye. Mwarimu Clement ubu ni umunsi wa kabiri ari muri Muhazi hasi ataraboneka. Ubundi leta ivuga yuko cyangwa se barabashinzwe gushaka abantu mu mazi bavuga yuko aba ari iminsi 3 buri iminsi 3 umurambo ushobora kugaruka hejuru bakaba babasha kubona itariwe n'ibikoko ari kumara hasi mu mazi. So ubu ni umunsi wa kabiri rero Mwarimu Clement yitabye Imana. Bivugwa ko ntabwo tubihagazeho neza, bivugwa yuko icyo Clement yazize cyangwa se mu byo Clement yaba yahuye nabyo hari urwandiko ngo yasize uko wenda bakurikiranye inkuru abatarakurikiranye inkuru neza kuko ntabwo twabivuze hano ku Mpinga by the way uko inkuru yabaye ku munsi w'ejo mu ijoro ryo ku munsi w'ejo ntabwo twaduhari ariko uyu munsi turayivuze. Ariko hari n'abavandimwe bari kugenda baduhereza idonido ryaho ukuntu biri kugenda bigenda. Bivugwa yuko uyu mwarimu yafashe ka kato hari akaboti gatoya mushobora kujyamo muri babiri ariko we agasaba ari umwe. Arangije aravuga ati ndashaka kwitwara, ageze mu mazi rwagati akuramo jire akubitamo icyo bita vyo. Ariko bivugwa yuko yari yarabanje kwerekana ibimenyetso byo guseza kuko ntaga Clement yatanze ubuhamya avuga yuko iyo yamwemereye yaramubwiye ati iyi ngiyi niyo mpamba y'ubuzima nguhaye kugira ngo uzabeho muri ubu buzima. Harimo n'abandi bajene bagiye bavuga ko yagiye asezera. Impamvu mwarimu rero yabaye ari kuvugwa cyane kuko abantu benshi bagiye biyahura tunabimenye rimwe na rimwe, ariko uyu mwarimu Clement ni umuntu uzwi, donc ni umuntu wicishaga bugufi cyane, ni umuntu wafashije ibyamamare byinshi mu kubona perime. Ni mwarimu bado mu gutwara imodoka batagira ngo ni mwarimu witushe n'ingwa n'ibicyoya, ni mwarimu ku kinyabiziga. Ni umuntu wabanye n'abantu benshi batandukanye ko muri show business. So niyo mpamvu kano kanya rero kuba byabaye birebire cyane ku mbuga nkoranyambaga nuko yari umuntu wicishaga bugufi ariko kano kanya akaba atakiri mu buzima. Bivugwa yuko ishobora kuba cyabiteye cyane, ishobora kuba probleme y'umugore. cyo ndi kwibaza ngo icyatumye umuntu w'umujene umuntu w'umugabo muza y'umugore, ariko nanone bikavugwa yuko nanone hashobora kuba harimo n'iki n'amakredi yari afite. yaguze imodoka nyinshi zirushoboye ntabwo turamenya ubwino, ntabwo turamenya donido, ntabwo turajya kubyinjiramo kugira tutagira abo dukomeretsa n'abo tubabaza kubera yuko ntazagira umuntu uza gusesengura urupfu nta muntu usesengura urupfu ni impamvu kwisha iyo byabaye biba byabaye, ariko ntabwo tujya gusesengura ibyo ngibyo bari kubivugana rumba ziri kugenda zivugwa hirya no hino. Ariko ikihari cyo ni uko Clement yamaze kwitaba Imana Mwarimu Clement, ariko n'ubu ngubu umubiri we ukaba utaraboneka. Nuza kuboneka indi update tushaka kuza kuyizana hano ku Mpinga cyangwa se bakaza kujya no kuri website impinga.rwa bakabasha kugira gute bakabasha kuba basoma inkuru. Ndanjyana imihanda aho ngaho nanjye nari nkijarajaje tararenga aho ngaho MC hari ikintu tugomba kugaruka utarenze ingohe
sinshobora kumva ukuntu umuntu w'umugabo ashobora wari umaze kugira iterambere wari umaze kugira ibikorwa wari umaze gufasha abantu benshi b'ibyamamare kubona perime cyangwa se impushya zo gutwara ibinyabiziga mbese yari amaze kuba munini yari amaze kuba mugari yari amaze kugera ku bikorwa bifatika iyo umugabo yiyahuye nka kuriya ngo yaranahasuye hari ahantu ngo ni ibintu yapanze ngo yarabazaga ngo ese hano hantu umuntu aguyemo yagaruka bati ntiyagaruka bemenya ibyo n'ibyo nyine uri mu mushinga reka twe kubita umushinga iyo uri mu bintu ushaka gukora nyine ugera kuri teri kuko ngo muhazi yarayisuraga cyane urumva abanza kwiga system uburyo ese wamugana sinagaruka n'icyo byose aza no kumenya ko buri uko byagenda neza kugira bize kugenda neza nuko wakoresha kato gato kawe ukagenda uri wa peki ariko kizi ngewe sinumva yego mwana ubuzima tubamo buragoye isi iragoye utarageraho mva iyo ubonye umugabo nk'uyu nguyu wari ufite ibikorwa wari ufite uko abayeho wari ufite ubuzima wari umaze kugera ku iterambere ry'ubuzima muri rusange n'iki bikwibutsa n'iki bikwigisha n'iki ukuramo uhita ubona ubuzima icyo binyigisha cya mbere cyangwa se icyo mbona ni uko mu ngo zo muri iyi minsi cyangwa se n'aba bantu tubona duhura nabo umunsi ku munsi bafite ibibazo buri ikosa rya mbere ribaho Kasongo Yuhwa ni ukuba ufite ibibazo ukabyihererana wowe piyoni wowe wigira inama kuko mu banyarwanda bavuga baca umugani ngo umutwe umwe wigira inama yo kugira gute yo gusara nta yindi nama umutwe wawe ushobora kukugira mu gihe uri mu bibazo tugira inama rero zigira ziti ibibazo ni ibyanjye reka mbigumane ntawe nshaka kubisharinga aho ngaho niba ujya kureba ugasanga watangiye kurenga ya mirongo y'ubuzima kubera ko twebwe hari imirongo y'ubuzima tugira iyo watangiye kuyirenga watangiye kuba ikindi kintu sinzi nimba uri gutegera kubyumva musaza aho ngaho rero birashoboka yuko nk'uko abantu bazi uyu Clement umunsi ku munsi babanaga nawe ngo yari umuntu utuje cyane mwashobora kuba mwagendanaga nk'isaha akakuguramo amagambo abiri yavuga make ashoboka ayo make rero hari igihe abantu bagira ngo niko umuntu yitereye ugasanga ahubwo hari byamanye biri kugenda none umutima ukagenda ukaba nk'ibuye ukumva yuko lazima icyo ugomba gukora ari ukugira gute ari ukugira ubuzima ukaburangiza ni byiza yuko tumenya abantu tubana nabo umunsi ku munsi ese Claude ko akunda kuba acecetse ese ni kamere ye cyangwa niki Kasongo Yuhwa se ko muzi ko buri munsi duhura ariyo bimeze gute uraho bimeze gute ariko uyu munsi kacecetse tukaba tumaze icyumweru 2-3 bimeze bite ashobora kutaba opening agufungukire ariko buriya ni byiza yuko tumenya abantu tubana tukaba twanabasha kuba twagera gute twabasha kumenya n'ibyo batekereza kubera yuko buriya umuntu hari igihe wo kukwaproachinga bigoye cyangwa se iyo mpano atariye ariko ushobora kumwaproachinga we akaba yabasha kugira gute akaba yabasha kukubwira ibyo atekereza icyo ni icya mbere ntekereza cya kabiri kwiyahura nanone hari igihe aba ari karande z'umuryango se ziri kuri mariga karande ntabwo ari umuryango gusa nawe ushobora kuba ufite karande ziri kugenda mutazi bivuze ngo every time every day noblije abantu gusenga iyo usenga ukaba burya iyo usenga ugira ikintu ziririzwa nimba Imana ikubwira ati kwiyahura n'icyaha nimba Imana ikubwira ati gukora ibikorwa n'ibi n'icyaha ni byiza yuko icyo kintu kizera neza ukaba ukibelivinga ntabwo ushobora kujya gukora mistake kandi ikintu ubelivinga sibyo bivuze ngo kano kanya rero icyo noblije abantu no gusenga buriya ni byiza birafasha please uyu nguyu rero yagiye Imana imwakire mu bayo cyangwa se Imana imworohereze hanyuma kandi Imana inafasha umuryango we kuko hari igihe bira bintu biba ugasanga bigumye muri famiye bibayirerekane ni byiza yuko banasenga kugira ngo icyo kintu kivere muri famiye yabo hanyuma ubuzima bwendereye ubu ndacyarongoye utarongora urabuzwa n'iki nk'umuntu yiyahuye umugabo mugenzi wanjye kubera urugo hanyuma se wowe Kasongo Yuhwa ko waje uri wa peke wigeze uzana na Clement niho bitandukanira ntabwo igeno ryawe ari ryo rya Clement nta n'ubwo
reba iwanyu hahandi hejuru aho waturutse ushobora gusanga Clement ari hano mu Nyakabanda. So ibyo ni ibintu biba bitandukanye nk'uko wavutse uri peke kandi ukaba wabaho ubuzima bwawe ntabwo ushobora kuvuga ngo sinzakora kirakora kuri ya kitamuhiriye. Ni nk'aho umuntu ujya gukora boutique ukazungu muri quartier niho basi aho n'abandi mureba gusa ngo ugiye nakora boutique ngo bigende bite. So ibyo byose ni mentality. So igihe rero kandi dore niho ugenda ubereka Caritas biza kubuza kurongora kabisa. Njyana mu mihanda reka tugaruke imihanda twihanganisha umuryango wa Clement n'abakunzi ba Clement n'abantu hagiye afasha mu kugenda babona permis de conduire. So amashyi ngende kumva nayakoma umubosi w'ikinyobwa yafunguwe yaje kugaruka yaje ariko narebye biravugwa birahihizwa ko The Ben Tiger Bruce Melody bashobora gukora igitaramo ariko bari kwibaza ngo kizabera he, arena, stade, hehe, wherever. Mbese imihanda reka mbanze mubwire ninjye kugura cyane ninjye kukubwira iyi nkuru ndabanza mvuge n'ijwi rirenga kandi n'ijwi rirenga kandi riranguriye. haranditswe ngo nuko ahagarara mu misozi miremire ni umwami Yesu Kristo. ariko nanjye kugira bize guhura neza ndakubwira ngo ahagarara mu misozi miremire aravuga ati yemwe nanjye ngahita avuga nti karabe n'ingeze zayo. ubundi uribuka ikintu ubu ugiye kubanza mujyana ahantu kugize gusobanukirwa. uribuka mu ntangiriro mu gitabo cya Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya yera haranditswe ngo nuko mbere na mbere Imana irema uyu mushumba yego irabyitegereza avuga ati ibi ni byiza cyane. hanyuma ku munsi wa gatandatu iravuga iti reka ndemo umuntu usa nkatwe. irangije ku munsi wa karindwi igira gute iraruhuka. vuga ati amen ariko utagamije kumwe nawe ni ikinyarwanda. haleluya suri pastor amen vuga we duvuga amen. hanyuma ariko ngo Satani yicara mu ijuru icyo gihe yitwaga marayika Lucifer. arangije aravuga ati buriya Lucifer yari umumarayika waririmbaga amajwi yose yagiraga ijwi ry'Imana yumvaga ikavuga ati we ubundi ni wanjye. arangije Lucifer ndarareba aravuga ati Mana uremye umuntu kandi umuntu ntabwo ari byo kubera ubwibone bwa Satani rero ishaka guhinyura Imana kandi Imana iravuga ati shaka mubwire ngewe rero wowe ikiremwa cyanjye cyangwa se sinzi hari Imana yaremye abamarayika cyangwa yabigenje gute ntago nari iravuga iti wowe Lucifer kubera ubwibone bwawe manuka ku isi cyangwa manuka mu isi sinzi ukuntu harimo iyo fenomene y'aho ngaho. ariko icyo gihe Imana na Shitani byose bigira gute byarashwanye. rero birashoboka yuko Imana ishobora kuzongera guhura na Shitani kubera yuko nimba kano kanya The Ben na Melody bicarana ku meza sibwo n'ibintu wasasiraga itonde n'ibintu wasasiraga bidahura. hari ukuntu umuntu avuga ati ibintu ntibihura n'ibintu wasasiraga niba kumvaga Imana yawe na Shitani niba kumvaga imisozi zawe aranditswe ngo imisozi izahura ariko reka izahura ibaza ariko The Ben ariko wigeze ubona iriya foto n'iriya video ariko se banza vuga ati kagira inkuru vuga ngo kagira inkuru n'umunwa kwibora yibwogirwa umunwa bite byawe wowe urumva kagira umunwa n'inkuru no kuyibara turabicurinze urumva icyabaye igihe ngo wari wicaye nawe nagutumye amaturi gutogota ariko ndashaka kugira ngo nawe ya rwego uzarugeraho kasongoyeho ujye unimira iwawe nsanga ibintu biri gutogota ku meza ngewe nkuramo nisaba kuboka bro kuko se nakufite akuya se nakufite ntakuba wicaye hano n'ubwo kugira ndaza kuguhamagariza urumva igihari ngo buriya mu byo baganiye
urabizi ku ruhande rwa Ben haba ari Muyoboke Alex, of course, hanyuma ku ruhande rwa Melody mwenyewe Coach Gael na wa arya nkunda kumwibagirwa. Aha. Bakizana kiriya kintu ubundi kiriya gitaramo cyagomba gutumirwamo ni cya gitaramo kigaruka mwaka Ben akora mu mpera z'umwaka, cyagomba gutumirwamo Diamond Platnumz. Diamond birangira akatiye Ben, ntabwo turamenya impamvu mu by'ukuri, ariko urabizi ko mu mpera z'umwaka n'undi Diamond ntabwo abafatika, aba ari busy cyane. kumuzana kuri ubutaka bisaba kuba uhagaze, no gufata nawe ubwawe ukishyira ku isoko, urumva uhagaze. Arangije aravuga ati ariko mu by'ukuri ibyo batekereje nyuma nabyemera nabyo, hari ibintu tumazemo iminsi twumva ngo The Ben ngo Melody ngo ni birebire ngo Kigali ngo na Bisu ngo Tanzania ngo twatujina na Yesu. Amin. Niwe Amina ndamusohora. Hanyuma batari ko dusanye dueli tukavuga ati Ben araza guhura kuri stage na Melody byaba ari sawa mu by'ukuri cyo cyitekerezo cyiza. Ariko banza wumve rero akagere nko management y'umuvandimwe witwa Melody atereka da dufite gahunda yo kuzenguruka tour, dufite gahunda yo kumanza wacu agiye kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda kandi urabizi ko gitaramo cya Ben kimera z'umwaka kiba ku itariki ubwo kizaba ku itariki ya mbere z'ukwa 2026. Hanyuma baranaba muri schedule yabo ese kuko bazaba bamaze kuzenguruka igihugu. Ubwo bivuze ngo gufite igihugu mu kwezi kwa 12 nicyo umuhanzi wabo ubundi niyo schedule yari hari yuko uwitwa Bruce Melody agiye kuzenguruka igihugu. Ni nayo projet yari hari. Hanyuma 12 se cyangwa ni ubwo niba ntabwo bageze batanga style ziki, ariko biri mu bintu byabaye imbogamizi yo gukomwa mu nkokora ku gitaramo. Ibyo byanatumye ku isaha y'isa 2 n'iminota 45 bahaguruka nta mwanzuro w'icyemezo bafashe nimba Melody azaza mu gitaramo cyangwa se atasakizamo. Hari ababa bari kwa Ben babone uko kwa Ben sinzi nimba byitegereje neza. Igihe rero kano kanya abantu baribaza bati ese koko Imana ishobora guhora shitani? Ese uravuze ngo ubwo kugira ngo igitaramo kibe ni uko bashobora gufata amafaranga Bruce Melody cyangwa se na igikorwa ari kuzakora mu kwezi kwa 12 ko kuzenguruka igihugu? Yego, aya mafaranga zayahabwa nande kugira ngo abashe kwatendinga igitaramo cyawe? Biragoye cyane kugira ngo iyo deal by counseling, urumva biragoye cyane kugira ngo iyo deal by counseling nibarangiza banshone muri deal za Ben, sibyo? Ikindi cya kabiri biragoye kandi kuba warapanze schedule yawe kuno uzasoza umwaka umuntu akaza gukubitaho ikindi gitekerezo. Niyo mpamvu ndakubwiza kuri kw'Imana nkuko utigeze wumva Imana ihura na Satani, nkuko navuze ndi gusobanurira, ukaba utarabona umusozi wimutse ukava kwirebera ukaza guhura na mo Kigali, izina rya Mungu biririra tunyama barataha. Bivuze ngo nta gitaramo cya Bruce Melody na Ben kizazahura? Ntacyo mvuze. Urinde wiyemera se? Ntacyo mvuze kabisa. Twibwirire vuba mu cyo yafunguwe. Reka nze hano nibyo ndi kuba hano umuntu ndi kubaza ibyo n'ibyo hano. Ibintu bya biri kubera kwa B1 Gin. Icyo nzi ndaza kuvuga amakuru. B1 Gin umuherwe yatashye. Muza gakuru kubwina keza cyane, sibyo? Umuherwe yagize gute? Yatashye, vuga ngo yatashye sha. Niba gutaha rero kanze bede yana kumana kubanje ku nuko yatashye. Reka nivugira ibyo mfite. Yagize ati kanivugira ibyo mfite hano rero kubeshya. Bececetse babanze bambwire yatashye.
ahita afata abahungu be bose uko bazi buri kantu buri nguni Sky 2 n'abandi ba social media bose bari iwe mu rugo pa ikirori hasi hejuru ariko mu by'ukuri noneho question mark iyi nkuru ariko nere kuyivuga uko batari bayiba baba utarutse ukangira ku kandi kantu baba utarutse twigendere kwa Jackie mo gaceya arahwereye ariko arapfuye aragiye baraye ngo bamukoresha bamukubise icyo bita ubundi hari ikintu muri Tanzania bita ngo dawa udumu bo baraza kumuswa neza hari icyo bita dawa imwe yo kukurangiza ariko ikibazo cyabaye hari umuhanuzi ejo bundi waje umukozi w'Imana bita ngo ni indaya ya Yesu ariko mwana mbabariye ko mvuze iki kigambo buriya abantu indaya bashaka kurigira ijambo nguri kandi indaya ni ijambo ribi urajya kuba indaya ya Yesu gute ibaza no Yesu mwana Yesu ariko nabonye abantu babisigasira ngo bikurikije uburyo yagiye bisobanuramo ngo bifite logique ariko nta logique numva bakoresheje ijambo indaya iyo ndaya ntabwo nujya kuvuga indaya uwo muntu wiyitirira nuza wa Yesu yari yatangaje yuko Jack agomba kuyerekeza ku itariki 9 ngo niko umwami Yesu Kristo umwami w'isi n'ijuru vuga amina umwami w'isi n'ijuru amina bini urumva nibogo ngo yagomba gukira ngo bitumwe nande na Yesu na Jesus ariko tugeze ku itariki yangaye 12 kuki utamenya amatariki kandi ukode ntabwo nkodesha bito byawe arajugunye urumva 12 ubu kano kanya Jackie ikiganiro cyakozwe no kwa buryo ariko ba buryo nabo baba baza ati iyi mikino yanyu mugora muri the comment bareke hata tujye bitwazi ikiganiro cyabo ntabwo yaruka kugira ikiganiro gifite 100 Jackie abakorera iriti ariko njye ndarebye mu mbane zanjye Jackie arwaye fusha Jackie ni umuntu ukunda imbuga nkoranyambaga cyane Jackie ni umuntu uhora ari active ari trend kuba mumaze kino gihe mutamubona ararwaye for sure nubwo wenda baburyo yaraje gushiraho kamera wenda mu buryo bwo kuba byamufasha kuko wenda dufara mushaka kuva mashaka kuvuga bati dore kiganiro meze gutya na gutya ariko witwa Jackie rwose Jackie w'abanyarwanda Jackie y'u Rwanda ararwaye ariko abantu bakibaza batari kuba buryo we bafitemo iyihe nyuma inshuti ya Jackie ntabwo wiruka kuntu bigeze gukozanyaho se kuba basana bakoze bakiyunga ni ikibazo byana bibyari content warakoze content se kareza ba meki ikibatise ariko rero uzamurira ishami mbese yabayibakirya uzamurira ishami ariko umuhungu yanze kumpereza inkuru sinzi ndayigura sha wamba bari ukamfasha wa mugabo urumva so igihari rero nuko uyu muhanuzi abantu bajya birinda gufata Imana bayishyire muri gahunda zabo bajye no kuyibeshyera uyu muhanuzi ni uw'imenyoma rwose urajya kubwira abantu ngo Imana yagutumye ngo Jackie ngarakira ngo mu minsi ngingahe iyo Mana wayihoreye ikikomereza Imana zayo nawe ugakomeza gahunda zawe were kujya no kubeshya ngo uri intuza ya Yesu ngurinda ya Yesu oya cicika nawe kandi ndagusohora mu rusengero ngiye kuzakora urusengero urumva yo kuzakora urusengero nanze ko nzakugira umudiyakoni bataraguhiye nkuru yo kuri uwo mupapa cyangwa se kuri uwo mubosi muri Tanzania ikibazo kirakomeye ngo nabo baracyakomeje nk'imyigaragambyo biravugwa ko hari gutegura imyigaragambyo munsi gato utarajya muri Tanzania umenye ko Baba Levo byamugeze mu cabinet no muri kukubwira nyine yamaze kuba ngo ni ministeri yabaye iki yabaye ndongere n'umudepite mu nteko yari gushimira Diamond cyane ati warakoze cyane kumenyekanisha singibi inkuru warakomeje cyane kumenyekanisha kabisa Baba Levo abantu batamuzi rero ni umuntu watangiye na Diamond
Bobo ne bore ariko none shayira nawe umunsi mwe nzaje kumva ngo wagiye mu nigo wavaje kanate yangara hejuru nongewe turafuye turashize mu Rwanda abanyarwanda Imana korereza umuhungu wanjye ariko byose ni Imana niyo nkuru ni ukuri ku Imana ariko mu gihe inkuru ndabona uyu mugabo yanze kuyima kandi nayo nyikeneye reka twigire ku nkuru y'umuntu witwa umbabaririze ko yimfasha tuyidondoshe none ya mpano ibintu byamubayeho kiriya kiganiro gikoze utari kuri noza utari kuri ibintu byamubayeho warabibonye ubu kano kanya inkuru ihari ni uko ngo mu by'ukuri twavuze yuko yafunzwe ariko ntabwo yafunzwe ahubwo ikirego cyageze muri barukuno gukurikirana uri hanze usubize se bataze kuguta muri yombi bakabanza bakiga ku bintu byawe byavuye he byagenze gute kugira ngo bigere ku rwo rwego uri gutegera musaje hari amakuru naje gutohoza ubu yamana arahari nabonye ari gukora challenge y'indirimbo yiwe irandirimbo yitwa ngo ki Samalaya abantu baravuga bati yamano mu minsi ishize yaradutunguye cyane abona hit zigiye zitandukanye abona uburyo ari gukoramo uribuka guhera ku gitaramo yakoreye kwa Ben n'igihe yakoreye ngo yakoze amahita akomeye cyane yamana ariko nyuma yaho izindi ndirimbo zose yagiye akora ntabwo zabotsinze nka ngo uri gutegera abantu rero barebera ibi bintu bya hafi aha ngaha uribuka ko yagiye yifotoza n'amafoto abantu bakavuga ati aka gahungu bigenze bite akandi gahungu ibi bintu ni ibiki bisi by'u Rwanda urabizi byavuzwe kenshi abantu bati wumva iki abanyarwanda barabaranariza ati buriya ati dukurikije umwaka urashize urumva aheruka ibyo bintu byahita mu mwaka ushize kuko ntabwo mu mwaka ushize ubwo ni uyu mwaka utangira abantu baravuga bati dukurikije ibimenyetso yagaragazaga hagati aha ngaha mu mwaka sawa birashoboka yuko yamana n'ubundi yaba ari no gutwikira indirimbo ugera uvuga ariko sindi kumwamenanya nawe reka nkwereke mubwire abahanzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye reka twe kujya kure mubwire abahanzi muri Nigeria bagiye bashyira ubwambere bwabo hasi kugira ngo hanze kugira indirimbo bagiye gukora ize gutwika nibura akantu gato ariko bira ni binini iminota 12 ngahe wowe ufite iminota 12 ngahe n'ibiri n'amatsere sangahe abantu rero nanjye ku ruhande rwanjye simbyemera gutyo kubera yuko sinzi umuntu yaba afite ku buryo ajya kwiyenika ku karubanda kuri wa rwego ariko abantu bakavuga bati kubera iki urabona umuntu wagize depression cyangwa se wahuye n'ibibazo runaka nka biriya kubera iki atagiye atuze donc cyangwa se agira n'icyo bivuga ahubwo yakomeje kwipromotinga iyo ndirimbo uko video zigera kuri 3 zose amaze gukora nyuma arimo aririmbira iyo ndirimbo nabonye yari kumwe na Brianna Natasha simbizi hagati aho ngaho wa undi umeze nk'abahungu nabonye n'abandi bantu bari kumwe bikora challenge nyine n'iki byose abantu bakavuga bati uyu waboyi ko n'ubundi yadukoreye ibitangaza muri uyu mwaka ubu niyahenze urumbeho akaza kudukorera ibindi bindi nakumva dore ko mu mboni yanjye ibintu byose birashoboka kuko mwana ubuhanzi buriya bimeze nk'ubusazi ibintu by'ubuhanzi ni ibisazi none se nimba umuntu nka motion twigeze kubona videwo ze aho arize ahasigaye acumbikiwe simazi hirya iyo ngiyo twigeze kubona videwo ziwe n'irambumbuto n'iki byose ariko buriya ngo mu bahanga bakurikirana hafi umwuga wiwe w'ibyo yakoraga buriya ngo byari business cyane hakubona impano ngo muhadura amadolari 1000 ntabwo mbizi ko byiriya video ninde wamuhaye umuntu mu diaspora ngo yimaze iki kasongo tanga amakuru gatanga reka nyatange ku gihe ya mpano ngo iriya video biravuga ko yaba ari amadolari 4000 kandi Yesu ubundi jewe ufashe buno butindi bwanjye ukabukira hanze ukamumba 4 kidolari ntiyaba akiri n'umwamba ahubwo yaba ari ibindi ariko waboye bikurikije ndi kukubwira bikurikije ibyo yakoraga muri iyi minsi abanyarwanda bayashyira kanuza
abakita gute agakangara ku meza bakavuga bati ntibyanagutangaza iyi boro arimo arapromotinga indirimbo yiwe kubera yuko nyuma y'icyabaye uriyo habaye saga runaka uragenda ukanicara ugatuza ukavuga ati imeze gute ariko yarenze ibyo bintu arangije agakomeza agapromotinga indirimbo yiwe so igihari rero njye ku ruhande rwanjye ari ugupromotinga byaba ari ikibazo turi kubera rwego ariko nanone atari ugupromotinga amakuru mfite nuko ngo hashobora kuba hari ibiri gukurikiranwa kuri iyo video ko wayishakaje byaramara kugerwaho bimara kugerwaho nibasanga ari waboye koko ashobora gukurikirana ni Pazomani yanitanze kuri RIB amakuru update ya fase video warayipostinga kuri account ya Instagram aravuga ngo hello nitwa Patrick cyangwa se Pazomani kuri Instagram yihese yaburetse ndakubwira ibiri hanze avuze ati je kugira ngo RIB nyivune ikomeze ishakishe ikoresha imbaraga aravuga ati ngerekana itange wegereje kuri RIB ahubwo sinzi muri RIB yamukojeje icyo ariko we yamaze kwitanga ko bataramuta muri yombi rero yamaze kwitanga uwo ko bataramuta muri yombi simbizi ubwasanga yarakwirakwije bitaraboneka ndanguko ariko njyewe simamye yuko uyu mujene ya promotinga indirimbo bashaka kuba baramusize hanze rega video ni ya kera imaze n'igihe nabo bakasuku se ari guhirita ariko hari ariko mwana reka twigendere niyo Bosco ngo byamugendekeye bite mwe kubera ngarabona kubera ko muri hwane ngo yabonaga amafoto ariko nge ndamenyesha akantu kamwe beretse guseka nawe nagera mu kigare cy'abantu avanga baretse ngabaza gukora ndabibonye reka babe bikora bibaye nyine abanyarwanda nta blague badi iyo wabonye ikintu bavuga ati comment ya mbere nabo nifungura one on one bimwe ibintu bambwiye ngo nago bimwe ibintu batubwiye ngo nimpumira mwese ngamumenya tese ahubwo jewe byamuje gusoma comment nk'iyi byakadushimishije ahubwo dusanze abona sibyo ntabwo twagashimishijwe no kumva yuko yatubwiye wenda ko atabona tukaba tugize amahirwe hari ibyo ari kubona ahubwo bijya kuba ikibazo ahubwo twagakwiye gutanga amaturisho tubabacu kuko niyo Bosco njyewe n'umwe bahanzi igihugu gifite cyangwa kizanakomeza kikagira uyu ni umwe bahanzi bari terabo babandi uvuga ati uyu muhanzi ni brand y'igihugu uragutegera niyo Bosco rero umuhanzi wa mbere bamuzaniye bamaze kumubwira ati tekuna hari ukuntu asobanura content yiwe one on one ni content bakora bakakwereka amasura y'umuntu wabona uyazi ukavuga uyu muntu ukavuga ibintu bitatu muziho sibyo ni ukavuga mwereka amasura y'umuntu wamara kureba ibintu bitatu muziho icyo ukavuga ibintu bitatu muziho ariko wagize gute aho yakweretse rero wese ntabwo yajya kuyakwereka utagize gute kabone nga banzo mbere ko nashaka kumbwira numve ko turavuga mu Bengazi cyangwa ikibazo ni Bosco agira telefone arayigira anatepinga niyo mwandikira aragusubiza urakoze cyane aranakumenya urakoze cyane kamenye umuntu umuhamagaye ariko umenye yuko ziriya telefone zazo zirimo voice iramubwiye ubundi kuba voice yari kumubwira ko ari Bruce Melody kandi ntabwo yageze ku ifoto irahagarara ntabwo twumvise nicyo kibazo kihari mwese mwakoresha Instagram muri Bosco nyine mwakoresha TikTok yego mwese ariko umenye ko izindi bibazo aho zigeze umva hari inyandiko hari ngo application zo muri telefone zawe arabana afite ubumuga sibyo ishobora kumubwira imeze gutya na gutya n'inyandiko buri ari gutayipinga iramubwira ati ifoto iramubwira ngo unity imubwira gute kandi mubwira yuko hano ariko bobo mu kigali technology turarwaye urumva aha ngaha cyataye kuno cyane kumusobanurira neza ntabwo biba nkwereka umuntu urumva ntabwo nkwereka umuntu ahubwo bitewe n'ukuntu ibintu bimeze ndakubwira umuntu cyangwa se sinzi kuri iyo turumva ari kubikora uti ndakubwira umuntu byibura kazara hano bahita mvuga ati nsizeho element ukahita umbwira ariko we yavuze ngo introduction ati ndakwereka umuntu bajya babasha urumva bajya babanza bagira gute basobanurira abantu kujya batabashyira mu rujijo nk'umunyamakuru watumiye umuntu urumva nk'umunyamakuru watumiye uriya muntu aba agomba kubanza gusobanurira abantu ati uyu muntu bimeze gutya na gutya na gutya ariko nimuze kujijwa kuko iyi debate ntabwo iba ihari iyo tayikunaza gusobanura ukuntu ibintu bimeze ababona se byari byiza twashima Imana twabivuze none hano isawa cyane byari byiza cyane ariko nanone tukamenya neza aho duhagaze sawa ubona gashyise
abona agati hengeza akavuga turamiti nako tukabimenya ntacyo bitwaye. ntago abona njye umucyo nashyiraho kuko njye ndamuzi turaziranye ni umuti wanjye turahura umunsi ku munsi anytime ahubwo hari ukuntu turiya tuboro twiwe nyine akora ku kintu akora nibyo ndi kukubwira. Hano rero muri video ntaho yakoraga, yari yicariye atuje aramwereka nawe arashishoza arashishoza urumva n'ikibazo cyavukiyemo ati muzi kandi no gushishoza yanarebye aravuga ngo ngo element ahita anamuvugaho, ariko reka ibyo tubyihorere. So abanyarwanda rero confuse tujya tugira kuba umuntu areba cyangwa atareba si ikibazo, ahubwo abanyarwanda bakeneye ukuri. Ukuri we kwari kuva kuri ndi kwari kuva kuri telefone bwa mbere watumiye umuntu nyine banza wumve bandi gukosora telefone kubanza akatubwira ati ndi kumwe na runaka murabizi ikibazo afite, ariko hari uburyo bukoreshwa kugira ngo twese ntabwo tuba tuzi ibyo bintu mwana, hari uburyo bukoreshwa kugira ngo ibi bintu bigende gutya na gutya, icyo tukakimenya wana twamara kukimenya twamenya ko hari uburyo bugiye gukoreshwa kugira ngo hataza kuza n'ubugambo nyuma yo kuvuga ngo ndaga ariko ngo uyu muntu bwemeza gutya na gutya na gutya na gutya. So ariko njye ndasenga nganasenga Imana niyo Bosco aramutse areba twaba tubonye n'indi mpano iteye ubwoba irenze ku ibyo ngibyo, twigendere njyana ahandi hantu nta hantu ndi bukujyana ahubwo duhurire muri the comment. Oya the comment ntabwo turajyayo, hano twarangije ntabwo turarangiza. So ubu Kidi arimo arareklama award yiwe bamunyanganyije urayimuha akubwira umva akantu ko kunanganya wadara akantu vumbuye ni ibintu bituwe muri Karisimbi niyo gahunda mahora mufite ako nagashya karimo nasubira mukobwa uramuzi bizagenda